abihemu abihemu abantu bose umuryango wose awushyizeho umuvumo ibyuka byo guhemuka ibyuka byo by'amanyanga ntabwo sa umuntu afite titre nziza afite n'ibihemu byavuze ntabikora nuba nutabinyangamugayo uzanduza izina ryawe usoze nabi cyangwa tutubonye iki icya gatatu nukuba kudahubuka reka umuntu ufite amakenga uvuga ikintu watekereje ukora ikintu watekereje byose ubitekerezeho neza nk'umuntu ufite ubwenge bw'Imana burakomeye nababwira mbifurije ubwenge bw'Imana mwese dukurikiye mwifurije ubwenge bw'Imana vuna ingoma arabihamya ubwenge bw'Imana musaniye urugo hari cyangwa cyo gusorezaho imigani 4:7 umva ukuntu havuga imigani 4:7 ngo ubwenge muri byose ni ingenzi ngo nuko rero shaka ubwenge amina Cameraman wacu ubwenge muri byose ni ingenzi nuko rero shaka ubwenge amina oni cameraman wacu bakobwa n'abahungu ubwenge muri byose ni ingenzi nuko rero shaka ubwenge wa mugabo dukurikiye wa mugora dukurikiye wa muyobozi dukurikiye aho ubwenge bwose urimo aho uri hose mu gihugu isi yose aho uri hose ngo ubwenge Shalom rero turabashuje this is Rwayitare Show turakwakiriye aho uri hose hano kuri Rwayitare Show tubagezaho ijambo ry'Imana inyigisho z'ijambo ry'Imana tubagezaho ijambo ry'ubuhanuzi tukabagezaho ubuhamya bw'ibintu bitandukanye Imana ikorera abantu biciye mu ijambo ryayo rero byose tukurira ngo tugufashe tugushoboze kubaho wizeye Imana kandi biringiye Imana ntago ndi nyine rero ndi kumwe na Innocent ndi kumwe na Olive Innocent aho bimeze bite rero aha hari ubuhamya bw'uwitwa Robert Vuningoma Vuningoma ari Sydney muri Australia ari Sydney muri Australia ari Sydney muri Australia afite ubuhamya yatangiye avuga ngo nari maze imyaka 9 naratandukanye n'umugore wanjye dufitanye abana batatu ni Vuningoma Robert ari muri Australia ahitwa Sydney amaze imyaka 9 yaratandukanye n'umugore we bari bafitanye abana batatu yakomeje avuga ngo nabonye ijambo mwanyujije hano rivuga ku bwenge werekana ubwenge bwinshi buriho ariko uvuga cyane kuri wisdom ubwenge buturuka ku Mana noneho uwaje kuvuga ko wisdom ariyo yubaka urugo iyo video irahari iryo jambo n'umatane rya kera cyane irahari aho twavuga ku bwenge tekana ubwenge butandukanye ubwenge bw'isi ubwenge bw'inyamaswa abantu ubwenge bw'abadayimoni aho tukavuga no ku bwenge buva mu ijuru ahubwo niyo video yavuga dukurikiye uzo gucekinga hasi hari ubwenge part 1 ubwenge part 2 hamwe na rigiye nyine hambere ahakabira ndi n'andi bakozi b'Imana ubwo naho ngaho Robert avuga wavuze kuri ubu bwenge ubutindaho cyane ngo uwo Robert ari ingingo avuze ko navuze ku bwenge ariko numvuga ko ubwenge bw'Imana wisdom ariyo yubaka urugo mpamvu bisubiyemo nuko yatangiye avuga ko yatandukanye n'umugore kugira ngo twumve neza uko bimeze noneho ngo ubitindaho cyane hinda kuri ubwo bwenge ariko bwenge buturuka ku Mana ubutindaho cyane ubwenge buva ku Mana biriya tuye ngo buraboneye ngo nubwo imbabazi bugirwa inama ntibugira uburyarya ntiburobana ku butoni n'ubwenge nyine butunganye wisdom naho dukurikiye ukeneye ubwenge buva ku Mana yakomeje avuga ngo ukibuvuga nahise mbona ko kubura ubwenge ari byo byatumye senya urugo Robert Vuningoma ari Sydney muri Australia atandukanye n'umugore imyaka 9 none areba ino akukira Rwayitare Show yabonye twakizeho ijambo ry'Imana rivuga ku bwenge ngo akireba iryo jambo tuvuga ku bwenge aho nasobanura ubwenge bwinshi no ku buryo ubwenge bw'Imana aribwo butuma umuntu yubaka urugo ngo yamenye ko yabuze ubwenge bigatuma urugo rwe rusenyuka hanyuma arakomeza avuga ngo iyo linki nahise nyohereza umugore wanjye ahari Texas muri Amerika bari bumva ko batandukanye umwe ari muri Australia undi ari muri Amerika Texas amureze iyo linki y'ubwenge naho dukurikiye ucekinga ahantu anze ngo ubwenge part 1 n'ubwenge part bwa mbere nari giye nyine part 2 nari kumwe n'abandi bakozi b'Imana
amenye ko ubwenge kubura ubwenge yatuma none akozweho ahita yoreza iyo link ku mugore we batandukanye wa Texas mukurikiye abakurikiye umwe babaga muri Australia umugore ahita yigira Texas muri Amerika uko batandukanye imyaka 9 igize yari ishize uko bonye iyo link arayimwoherereza nyuma y'iminsi 3 ayimwohereje nyuma y'iminsi 3 amaze kumwohereza iyo link yamuhaye ngo nawe yamuhaye nayo ngo ayirebe ampamagaye arambwira ngo uzi ko twabuze ubwenge bidutera gusenya urugo umugore nawe arayirebye nyuma y'iminsi 3 abimuhaye arayirebye abwiye umugabo we amuhamagaye ati uzi ko twabuze ubwenge bituma dusenya urugo abadukurikiye ibi rwose ndabikwemeza neza n'ijambo ry'Imana ubwenge nibwo bwubaka urugo waba ufite diplome nziza waba ufite akazi keza waba ufite amafaranga waba ufite komoka muri family nziza yewe waba ufite position ikomeye mu isi ariko ibyo nibyo byubaka urugo ikintu cyubaka urugo ni wisdom ubwenge utabufite wa mugore we urugo rurasenyuka wa mugabo ubwenge utabufite ntiwarwubaka yewe ndakubwiza ukuri nibyo Rovuna Ingoma Robert n'umugore we nawe babonye ko wabuze ubwenge kubura ubwenge bisenya urugo bavandimwe icyo uvuga ngo wabuze ugasenya urugo uribeshya kuko hari abagifite kandi nabo batarwubatse abahishuye rero hanyuma aramubwira ngo uzi ko twabuze ubwenge tugasenya bagasenya Uvuna Ingoma nawe aramusubiza Uvuna Ingoma nawe aramusubiza ngo nyine ngo twabuze wisdom bituma basenya urugo twabuze wisdom muri ako kanya bakidiscussinga bamaze babiganiraho ko bose bamaze kumenya source y'ibyo byose ko ari ubwenge bamenye icyatuma kibasenya bamenye ko babuze ubwenge umva kanje mute mu jambo gatoya urumva no kuba bahana amaringi ni ukuvuga ngo nta n'urwango ruhari uko abaye urwango ntabwo bari kumwohereza mbese nta n'ubundi yamuhamagara bigaragara ngo bayishubiye ko babuze ubwenge cyane rwose n'ubu izo kese zirahari ugasanga baratandukanye ariko bacyavugana bacyaganira wenda ngo nta n'uwanze undi ntabwo ari ikintu cyabuze urwo rugo rwawe ruzubakwa n'ubwenge wowe ufite urwo rugo ushaka kubakwa umukobwa muhungu we ruzubakwa n'ubwenge nawe mwatandukanye mwisubireho neza murebe masanga mwarabuze ubwenge nyuma yo kuganira bakiganira havuye umunsi avuga ngo twahise dusabana imbabazi aho kuri phone aho bamaze imyaka ingahe kuri phone basabanye imbabazi umwe ari Australia undi ari muri Amerika abadukurikiye mukurikire buhamya ni ukuvugana kuri phone gusa basabanye bateye intambwe basabanye imbabazi kuri phone muri uko gusabana imbabazi kuri phone twiyemeza gusubira amina bahita biyemeza gusubira haleluya abadukurikiye mwabyumvise kumva ijambo gusa bahishurirwa ko icyatumye basenya urugo nukuri ntabwo Imana yishimira ko ingo zisenyuka n'abadayimoni bazitera bakabuza abantu ubwenge bagatubuza abantu batumva ubwenge icyatumye muhura iyo cyatuma munabana wabyushimza cyo musozo bacyumvise icyatumye umugabo n'umugore bahura n'icyatuma bakubuza bakana kangusubye ko mvuze kandi murabasiri batere mwebwe icyatumye Vuna Ingoma n'umugore we bakamara iyo myaka tutazi niyo cyakaba gituma banagumana cyane rwose ariko icyo cyabatangizwe babuze ubwenge babivuze ukuri barayishuriye hano hari akandi kantu numvishemo ubwenge bwatumye baca bugufi cyane ubwenge butuma uca bugufi ukumva ko gusaba imbabazi ari ngombwa yes none bigaragara ngo umudasaba imbabazi udatanga imbabazi utababarira nababuze ubwenge kandi kubura ubwenge bituma abura guca bugufi ubwenge bw'Imana wisdom iduha koroha iduha guca bugufi haleluya amen ituma dusabana imbabazi pastor ubu tukwandikira turi hamwe tumaranye amezi 2 tubana hano Sydney umugore yahise ava Texas amina ubwenge ni intangaza nyuma yo gusabana imbabazi nyuma yo kwiyunga ibyo byose birangiye umugore aravuga ati ntacyo mara hano Texas reka nsanga umugabo wanjye subire nego komeza kubura ubwenge
ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Haleluya. Dukeneye ubwenge. Haleluya. Nawe wa mugabo ugifite urugo nyaboneka ubwenge buguye kubaka neza urugo rwawe. Nawe wa mugore ubwenge n'ubwenge ntabwo ari amafaranga. Kuko nibaza ko abantu bari muri Sydney muri Texas ntabwo babuze amafaranga. Bari babuze se. Ntabwo amafaranga babuze. Diplome ni bazibuze. Kumenyana n'abantu babibuze. Akazi bakabuze. Ayo mafaranga uvuga ngo wabuze si yazakubakira urugo. Diplome tujya dushake zizatwubakira urugo. Urugo rwubakwa na wisdom. Amina. Amen. Barasubiranye rero. Barasubiranye. Robert Vuningoma from Sydney. From Sydney asubanye n'umugore we avuye Texas barasubiranye. Basubanye. Hanyuma rero bimeze. Ubu bameze neza cyane. N'abana babo abana babaye babihombeyemo. Abagabo batandukanye n'abagore babo abana babihomberamo. Ariko umva ubwenge burabunze. Ubwenge wisdom. Ubwenge buzaguha guca bugufi. Ubwenge buzakubakira urugo. Ubwenge buzaguha kubabarira. Ubwenge buzaguha kumenya kubana n'abantu. Wisdom. Diplome yose waba ufite, amashuri yose waba ufite, amafaranga waba ufite, ubutunzi waba ufite, position waba ufite ku isi, uwo waba uri wese, icyo waba aricyo cyose, niba udafite ubwenge bw'Imana, you are nothing. Aba bantu bari bafite amafaranga. Ubutunzi muri Australia urumva bari babuze. Ariko bari babuze ikintu cy'ubwenge. Mana turagushimiye kubw'ijambo ucisha hanga. Amen. Wowe udukurikiye niba nabure byo video wongeye usubiremo. Ubwenge part 1, ubwenge part 2. Nukuri amago menshi asenywe no kubura wisdom. Uwo nivuningo muki? Uwo nivuningo muvuga. Amago menshi nyuma yo kubona urwo rusamwe n'ubwenge. Abonye ko amago menshi asenywa no kubura ubwenge. Aravugisha ukuri. Vuningoma niba unadukurikiye nukuri uvuze nukuri amago menshi. Couples nyinshi zitandukanye kubera kubura ubwenge. Arakomeza avuga ngo turagushimiye cyane pastor kuko wisdom Imana yaguhaye yatumye tumenya icyadutandukanye. Amen. Mana unyongera ubwenge. Yatumye tumenya icyadutandukanye none twiyemeje guhora dusaba Imana wisdom. Amen. Vuningoma n'umugore we bariyunze kubera ijambo bakurikiye hano none biyemeje kujya bahora basaba Imana ubwenge buvuga. Haleluya. Kugira ngo batazabona ryakosa. Ukira Yakobo 3:17 bavuga iki? Mwari kubwenge buva mu ijuru irya mbere buraboneye nubwo amahoro n'ubwineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobana abantu ku butoni. Amen. Ntiwagira ubwenge usenya urugo. Ntabwo bishoboka. Buraboneye. Nubwo amahoro. Amina. N'ubwineza. Amen. Bwemera kugirwa inama. Kandi izo ni points zituma abantu basenya. Bufite imbuto nziza. Ntibona abantu ku butoni. Ngo bemeje kujya bahora basaba Imana ubwenge. Nawe udukurikiye Imana iguha ubwenge mu izina rya Yesu. Muri position yose ufite mu isi, mu mafaranga wawe ufite, mu butunzi wawe ufite, mu byo wifuza kugeraho ejo, you need wisdom. Ukeneye ubwenge uva ku Mana. Mu cyambere buraboneye nubwo amahoro n'ubwineza bwemera kugirwa inama bwuzuye imbabazi bwuzuye imbuto nziza kandi ntirobanura abantu ku butoni. Ubwenge buva ku Mana buratangaje. Busanya umugabo n'umugore. Bwubatse urugo. Gutunya abana barika kuba ahantu batandukanye. Ubwenge bukumu Texas musubiza Sydney. Ubwenge bw'Imana buratangaje. Bwagukura ahantu wihebyaho, bwagukura ahantu watsenye urugo, bwagukura ahantu gutsindwa, bwagukura ahantu mu gasuzuguro, bwagukura ahantu mu bikomere. Ubwenge butwomora ibikomere. Ubwenge buduhama. Haleluya. Ubwenge buduha guca bugufi. Tukoroherana, tukababarirana, tukabana amahoro. Abana ngo abanyamahoro kubera kubura ubwenge. Ubwenge bw'Imana n'ubw'amahoro. Nubona umuntu utagira amahoro, utabanye n'abandi amahoro, ujye ngo abuze ubwenge. Hano ikintu gitangaje urabona ko mbere yo gusubira nyuma yo gusubirana urumva ibyishimo byatashye muri bo cyane. Ni ya mahoro turimo kuvuga. N'ubwineza. Abatashye batangiye kwishima nk'umuryango. Wowe udukurikiye Imana igukiza ubwenge bw'abadayimoni. Imana igukiza ubwenge bw'inyamaswa bawe. Imana igukiza ubwenge bw'isi. Ntacyo bwakumarira. Uzakwica gusa. Uzagusenyera. Uzasanya business yawe. Uzatuma abana nabi. Ubwo bwenge ni bubi. Ubwenge bw'abadayimoni. Ubwenge bw'inyamaswa bawe. Ubwenge bw'isi ni imizimu gusa. Nibyo bintu byisha abantu hano hanze.
ariko ubwenge bw'Imana nibwo dukeneye. Mana twongera ubwenge bw'Imana kandi tuze. Aramusabe vuna ingoma. Vuna ingoma sabiye neza ukagira Imana nayo Imana buguhe. Uzitana n'umugore wawe abana mugumwe neza aho Sydney muri Australia. Basi ariko uyu muntu Sydney uyu nguyu vuna ingoma Robert anyibukije ijambo ryigeze guca kuri icyano. Hari ijambo wigeze gucisha kuri icyano rivuga ngo dore iherezo ryawe. Rivuga ku iherezo. Aho ngaho hari point yari irimo ivuga nacyo bivuga ku bwenge ukuntu. Icyo gihe hari point wavuze ivuga ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Kinini cyanditswe ahubwo. Icyo ni cyanditswe kiri mu gutegeka 32:29. Gutegeka kwa 2 29. Iyo baba abanyabwenge. Iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Abanyabwenge bita ku iherezo. Abanyabwenge bita kuri future. Urumva vuna ingoma abaye umunyabwenge. Tuma agarura iwinga n'umugore kango bapange future yabo. Iherezo ryabo. Amago menshi ashoje nabi. Agize iherezo ribi kubera kubura ubwenge. Ngo iherezo ryiza. Iherezo ry'umuntu. Abanyabwenge bagira iherezo ryiza. Icyanditswe cyatubwiye gutegeka kwa 2:32:29. Haravuze ngo iyo baba abanyabwenge baba baritaye ku iherezo ryabo. Maze n'igihe iyo jambo uvuga maze igihe niyo mu kwa 11 umwaka ushize. Maze igihe rwose. Maze igihe. Naho checking urebe hari jambo twagize rivuga ngo dore iherezo ryawe dusobanura uburyo ikintu bitiherezo. Iherezo ry'ikintu rutitangira ryacyo. Dukurikira bimenye iherezo ry'ikintu rutitangira ryacyo. Ibyo watangira byose ukazasoza nabi byose bibaye amafu. Ariko iyo umunyabwenge wita ku iherezo, wita ku iherezo, witegura ukuntu uzasoza n'ibyo ukora uko uzasoza. Umunyabwenge ntagasoza nabi. Umunyabwenge yita ku iherezo, umunyabwenge asoza neza. Urwo rugo rwawe uzasoza neza nugira ubwenge. Abana bawe bazasoza nugira ubwenge. Ubwenge. Umunyabwenge yita ku iherezo. Umunyabwenge yita ku iherezo. Yita ku iherezo nuko ibyo akora. Yita ku iherezo. Icyo kibaye kuri Robert. Yabonye agiye gusoza nabi. Ariko iyo jambo uvuze nta bantu nanone ryasubiranyije. Hari abantu baduhaye ubuhamya bavuga ko nanone iyo byanditswe cy'ubwenge. Za Nyagatare. Nabasa yataye urugo. Cyane rwose ari igende. Ubwo buhamya nabwo burahari. Nabwo yumvi abonye iyo jambo y'Imana cyo kwino cano abona ngo umunyabwenge yita ku iherezo. Avuga tuzigende nabaye umupfapfa. N'umugabo yataye urugo. Maze imyaka 3 batari 3. Ndetse umbyibutse. Ni nkina aho ngaho. Umunyabwenge yita ku iherezo. Rubyiruko dukurikiye n'umunyabwenge uzita ku iherezo. Wa mugore we n'umunyabwenge uzita ku iherezo. Wa mugabo n'umunyabwenge uzita ku iherezo. Wa muyobozi runaka hano n'umunyabwenge uzita ku iherezo ryawe. Kuko iherezo riruta itangira. Uko umuntu asoza nibyo by'agaciro kuko uko yatangiye. Haleluya. Intwari imenyekanira mu iherezo ryayo. Intwari igaragazwa n'iherezo ryayo. Umunyabwenge yita ku iherezo. Urakoze kubitwibutsa. Amina. Umunyabwenge yita ku iherezo rye. Umunyabwenge yita ku iherezo. Pastor, iyo video wayivuzeho point nyinshi. Hari nindi wavuze ngo abantu benshi bashora imbaraga mu itangira ariko ntibite ku iherezo ryabo. Abantu benshi bashora imbaraga ku itangira. N'upfa ntibite ku iherezo. Mana yanjye. Abantu ndabatumiye bareba checking hasa. Urebe. Nari magazana mu rusengero. Bwiza ku iherezo. Iyo babanyabwenge bakata ku iherezo. Ngo abantu benshi bashira imbaraga bashora imbaraga zabo mu itangira. None se udushingiye ku buhamya bwa Vuningo. Reba imbaraga abantu bashyira mu makwe. Uguze imbaraga abantu bashyira mu bukwe. Uzi imbaraga twari ubukwe. Ibitekerezo imbaraga amafaranga abantu amanama. Uzi imbaraga zibamo. Hari nabo ubukwe busigira amadeni. None baze ugashyira imbaraga mu itangira uko ubukwe. Kwikumva nyuma y'imyaka, nyuma y'amezi, nyuma y'imyaka ugasenyuka. Benshi bashyira imbaraga mu itangira. Nawe dukurikiye yaba akazi ukora, yaba urugo rwawe, yaba business runaka, yaba ubuyobozi uyoboye ahantu uri, reba imbaraga ushyira mu itangira. Reba imbaraga ushyira kugira ngo umenyekane. Ariko ntibita ku iherezo hazaza. Ngira inama umuntu wese w'umuyobozi.
ko nandi umuyobozi ngira inama umuntu wese w'umuyobozi ya mu rwego rw'amadini n'iyobokamana ya mu rwego rwa politike ya mu rwego rwa social aho mu mibereho y'abantu ni uri umuyobozi ndagusabye ujye wita ku iherezo ryawe n'ibyo uyobora ko bizasoza kuko umunyabwenge yita ku iherezo ngo abantu benshi bakira imbaraga mu itangira ryabo ukuntu bashyira imbaraga mu kumenyekana bagashyira imbaraga mu kumenyekana bashaka kuvugwa abasitari bamenyekana bakomerwa amashyi ariko ntibite ku iherezo ryabo kandi nta muntu ndabona bavuga ko ari intwari bitewe n'uko yatangiye intwari bayihembera uko yasoje rero abantu benshi ubwenge ntabwo bafite ubwenge wowe dukurikiye kuri Rwahitane Show tukwifurije wisdom ubwenge bw'Imana butume wita ku iherezo ryawe ryabawe n'ibyo ukora uko uzasoza utangiye murakoze kutwishyuza hari indi point ivuga ngo iherezo ryawe rizerekana uwo wari we exact uwo wari we none ni umuntu ushobora kwigira umuntu wigitangaza wenda uri n'inyuzu zo gukora ibintu neza ariko iherezo ryawe ukagaragara ko ari niba warashyushyaga abantu niba warabeshyaga abantu ibyawe bikaba iherezo ry'umuntu niryo yemezo yari we akizonye ko mwazikuyeyo ndakuraritse wowe udukurikira kuri Rwahitane Show twumva ubuhanya bwavuna ingoma n'abavandimwe biyunze kubw'ijambo ry'Imana ry'ubwenge nawe uze gukurikira icyambere uze kureba ijambo twagizeho ubwenge part 1 ubwenge part 2 uze no kureba aho kantu twavuze ngo video twagizeho mu dore iherezo ryawe turi bucyanye uburyo ubwenge butuma umuntu ategura iherezo ubwenge butuma umuntu atangira kwiba ku iherezo mu bwenge uvuze ngo iki ubwenge iherezo ryawe rizerekana cyangwa ryerekana uko uzasoza bizatse ko wari tutitaye ku byo tukomera amashyi tutitaye ku buryo utwemeza tutitaye ku buryo tubona ukambaye utitaye rero paso usoza hari point 3 watanze hari point 3 watanze zigira inama uburyo basoza neza abantu kuri video uburyo umuntu ashobora gusoza neza iya mbere waratubwiye ngo kwizera Imana y'ukuri yes niwizera Imana y'ukuri uzaba uri umukandida wo gusoza neza kwizera abantu bizeye ako video abantu bazayireba nambwira abantu bazayirebe rwose uzarebe iyi video dore iherezo ryawe imaze igihe muzakiga imaze igihe rwose nk'ibi bitatu cyambere n'inama inavuga ngo basoze neza kwizera Imana y'ukuri hari abantu bizeye Imana itari y'ukuri cyane rwose niba usenga ikintu kitari Imana ufite risk yo kuzasoza nabi ariko niba usenga Imana y'ukuri afite umusanzu ufite uri umukandida wo kuzasoza neza iya kabiri niye iya kabiri avuga ngo kubinyangamugayo kubinyangamugayo cyangwa umwizerwa cyangwa se ndahemuka nuko wabisobanura buriya kutabinyangamugayo kuba amanyanga kuba umuntu kuba bihemu babikurura umuntu gusoza nabi icyo wakubaka cyose izina ko waryubaka ryose ryawe utari nyangamugayo kutabinyangamugayo ubwo buhemu ubwo buke bwanduza izina ryawe ugasoza nabi ugatangira uvugwa neza ugasoza uvugwa nabi kandi biravuga mu migani ngo kuvugwa neza iby'agaciro biruta ifeza n'izahabu kuvugwa neza biruta ifeza n'izahabu niyo nyingo kabiri yatuma umuntu asoza neza ngo niyo kabiri kuba inyangamugayo nyaboneka muvandimwe urwe rwose urimo buri wese gerageza kuba umuntu udahemuka kubinyangamugayo hari n'indi bitanye cyo cyamivuga ngo rwaye nayo bazayireba hari indi point ya gatatu ivuga ngo kugira amakenga kutaho umuntu uhubuka kugira amakenga kudaho umuntu uhubuka ibyo ukora byose ukora ibintu uhubutse ugasanga umuntu avuga ahubutse ugasanga ibintu byose byemeza afata birahubutse kandi hari icyandiko kivuga ngo umuswa yemera kiravuga ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose ngo ariko umunyamakenga yita ku iherezo yitegereza ahanyura somo ngo tumve mwumve hano iki cyanditswe ni imigani 14:15 iyo ni ingingo ya gatatu ivuga ngo kugira amakenga biguha amahirwe yo gusoza neza rero imigani 14:15 atubwiye ngo umuswa yemera ikivuzwe cyose ariko umunyamakenga yitegereza ahanyura umunyamakenga nabwo n'ubwenge ni umudahubuka bavandimwe ndakubwiza ukuri aho uri hose wowe waba uri wese
waba wemera imana waba utayemera ukeneye icyo bita wisdom. Ubwenge buzaguha kwita ku iherezo ryawe, buzaguha gusana ibyo wasenye, buzaguha kwisubiramo, wisuzume. Uyu muntu ari umunyabwenge ntashaka kwisuzuma, ariko umunyabwenge batari kwahana kuzi nta nitwaye nabi. Byo no kwisuzuma ukigaye ukikosora n'ubwenge. Hano hanyutse inkuru n'ubwenge, inkuru iri mu bami wa kabiri. ubwo inzara yateraga i Samariya ibyabaye ku mutwaro umwami yegamiraga mu mutwaro umwami yegamiraga Elisa arahanura avuga iki avuga ibizanira ishize irangiye ariko uwo ngo w'igitugu we umutwaro umwami yegamiraga aravuga ngo ibyo ngibyo se bishoboka bite bishoboka gute nubwo amadirishya y'ijuru yose yakinguka ibyo uvuze ntabwo byabaho ahakanya Elisa muri uko kumuhakanya iherezo yavanyemo byatumye atarya ibyo Elisa yahanuye ahangaha navanyemo isomo rivuga guhubuka bituma utakaza ibyawe byose guhubuka abenshi barahubuka kuvuga ugakomeretsa umuntu n'ukubura ubwenge n'icyo nta kintu muvane mudukurikiye twari mu buhamya bwa Vuningoma Robert uri Sydney ariko tubonye ko ari ubwenge bwatumye yunga n'umugore we tubonye uburyo iherezo ry'umuntu rigenwa n'ubwenge afite tega amatwi nta muntu umwe Imana igambira ibibi nubwo hari n'abenshi Imana ihimigisha hari abantu benshi Imana izamuka hano bakazamuka bagakomera ariko kubera kubura ubwenge n'ubundi bagasoza bari hasi iherezo ry'umuntu rigaragaza uwo yari we umunyamakenga yita ku iherezo rye hanyuma dusoza twibutsa abantu iyo video ngo tuyivugaho twatanze ibintu bitatu byatuma nibura umuntu agira asoza neza icyamitwanye gusenga Imana y'ukuri ntiyaboneka abanyarwanda n'abanyafrika byihariye buze mu bigirwamana mu bapfumu muri za nyabingi muri za ryango mu barozi bagendana imiti isasira imiti uko ujya mu bintu bitari Imana uko wizera bitari Imana ufite risk yo gusoza nabi kwizera bitari Imana bizana umuvumo kandi umuvumo iyo ufite umuvumo ubura umukandida wo gusoza nabi wowe dukurikiye uva mu muvumo mu izina rya Yesu izera Yesu umwami mukiza reka wizera Imana yari mwijuru iyo bitwita Imana ya rurema Imana yari mwijuru n'isi uva ukurejirwa Imana by'iwanyu ukure abarozi b'iwanyu ukure kubandwa kw'iwanyu ukureho byose nubikuraho Imana yaguha ubwenge bwawe senga Imana y'ukuri uzafite amahirwe yo gusoza neza icya kabiri nuko ukabinyangamugayo ubunyangamugayo barabuze mu isi nabizwa ko basenga si inyangamugayo nyaboneka twige kubinyangamugayo twe ko abantu twe ko babihemu hari za banki zayizamara babazama bitwa babihemu abantu usanga babihemu abayobozi ari babihemu abasenga ari babihemu abantu ababyara ari babihemu abana ari babihemu babihemu abantu bose umuryango wose awushyizeho umuvumo ibyuka byo guhemuka ibyuka byo by'amanyanga ntabwo sa umuntu afite titre nziza afite n'ibihemu byavuze ntabikora nuba nutabinyangamugayo uzanduza izina ryawe usoze nabi tubonye icya gatatu nukuba kudahubuka reka umuntu ufite amakenga uvuga ikintu watekereje ukora ikintu watekereje byose ubitekerezeho neza nk'umuntu ufite ubwenge bw'Imana burakomeye n'ababwira mbifurije ubwenge bw'Imana mwese dukurikiye mwifurije ubwenge bw'Imana Vuningoma arabihamya ubwenge bw'Imana musaniye urugo hari icyanzu cyo gusorezaho Imigani 4:7 umva ukuntu havuga Imigani 4:7 ngo ubwenge muri byose ni ingenzi ngo nuko rero shaka ubwenge amina cameraman wacu ubwenge muri byose ni ingenzi nuko rero shaka ubwenge amina uri cameraman wacu bakobwa bungu na bungu ubwenge muri byose ni ingenzi nuko rero shaka ubwenge wa mugabo dukurikiye wa mugora dukurikiye wa muyobozi dukurikiye aho ubwenge bwose urimo aho uri hose mu gihugu isi yose aho uri hose ngo ubwenge muri byose ni ingenzi imigani bice 4 mu wa 4 ngo ubwenge muri byose ni ingenzi ngo nuko rero shaka ubwenge naho Yakobo 1:5 yavuze ngo niba hariho ubuze ubwenge muri mwe nabusaba Imana itanga itimana Imana ibamugisha mwakira ubwenge bw'Imana amina.